Mu kiganiro twige muzika hari umugabo tugiye kuganiraho. Uwo mugabo iyo ataza kuvuka ntituba dufite umuziki umeze gutya. Nyuma yo kumva uyu muziki nta gushidikanya ugize amatsiko agutera kwibaza ibibazo bikurikira. Icya mbere, uyu muziki ni bwoko ki? Icya kabiri, uyu muziki wavumbuwe nande? Nyuma yo kumva iki kiganiro ayo matsiko yagiye gushira. Nk'ibisanzwe uri kumwe na Success the Winner. Iyi ni Twige Muzika, ngo ikaze. Uyu mugabo tugiye kuganiraho amazina ye ni Guido d'Arezzo cyangwa se Guido of Arezzo. Yavutse muri 1990, avugira mu gace ka Arezzo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Akaba yaratabarutse mu mwaka w'2050 aguye mu gihugu cy'Ubutaliyani n'ubundi. Guido d'Arezzo yamenyekanye kubera umuziki, akaba rero dukesha kuririmba cyangwa se gucuranga mu buryo bw'amanota. Ayo manota ni do, re, mi, fa, so, la, si cyangwa se ti. Ndabashimiye kuba mwakuriye iki kiganiro. Nk'ibisanzwe mwari kumwe na Success the Winner. Mukore subscribe kugira ngo mubashe kongera kubona ibindi biganiro bizaza. Imana ibahe umugisha. Bye bye.